Muraho neza rero bakunzi ba Shani TV Promotion ndetse na Rusizi TV hano kwadukurikira kuri TikTok. Tugiye kuganira nk'ibisanzwe, dufite umuhanzi twasuye hano ngo Beijing akina comedy filime n'ibindi bigiye bitandukanye. So guys rero tugiye kuganira. So icyo ngusaba guma ntukureho urushinge, kanda subscribe uri mutarayikanda, ukandira like kugira ngo ino video abantu benshi babashe kuyibona, ndetse ndifuza ko wakumva iyi video kugira ngo utange support muri rusange, ushyigikire aba bana b'Irusizi. Ndizera ko rero bimeze neza kandi n'ubakurikirana neza video zabo ziba ziryoshye, by the way umva ziraryoshye rwose. Ngewe ni nabo bantu nemeye cyane bakiri bato bagitangira. Rero guma nanjye bisanzwe ni Mike Kid. Turi kumwe n'umukobwa n'umwari muramuzi, so amazina ye yaraza kubibwira ku batamuzi, ariko so benshi ndayitegereza ko mumuzi. So mbere ugiye gutangira utwibwira, tubwira n'amazina yawe kugira ngo abantu bataba barabonye video zawe babashe kumenya. Amazina yombi. Amazina yombi. Nje amazina yanjye banyita Karabo Keza Alisha. Karabo Keza Alisha. So na amazina yawe ya nyayo cyangwa n'amazina yawe y'ubuhanzi? Na amazina yanjye y'ubuhanzi. Amazina yawe ya nyayo nayahise ku buryo ubu bivuze ngo umuntu wese uzi Wasemere amaze kumenya kwita kuri Aisha. Alisha. None Alisha, amakuru iki muri no miss? Amakuru muri no miss nasanzwe nyine tu. Ukora iki se? Nje nyine nikinira filime n'amakomedi, ibyo nibyo nikinira cyane. None se sindabona ariko nta n'icyo baye. None se tubwira icyo ubwira abakunzi bacu badukurikiye kano kanya. So kuri mikoro za Rusizi TV 1 ndetse no kuri Shani TV Promotion abasha kudukurikira, nicyo babwira mbere ko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi? Cyo nabagezaho kuzanye n'abadukurikirana basi n'igihe tugura ibikoresho basi tukabibura nyine bitewe n'ibyo bitandukanye, natwe nyine bakadufasha tukajya tubona ibikoresho tugakora, natwe impano zacu zikazamuka cyane hasi, tukabona nk'amakamera nyine twakoresha tukabona ibyuma tu. None se muri rusange ese niki wabwira abantu bafite amafaranga? Wowe icyo ubabwira nuko bagura babashakira ibikoresho, bafasha nyine bakaduha n'ubufasha nyine kabufasha. So hari abantu benshi rero bashobora kwibaza Aisha ngakorera he, ese ni atuye mu kahe karere, mu kahe gace muri rusange? Mu rugo ni mu kahe karere? Urugo ni mu karere ka Rusizi, umurenge Nwanzaha, umudugudu wa Gaciro, mu kagari ka Murya. So ni ukuntu wabibyifashe. None se umwana w'Irusizi, ese wumva numva niki niwe muhanzi wireferaho muri comedy zawe ukunda gukora? Muri comedy zanjye? Yego. Iyo umuntu nakirekaho cyane benshi tu. Benshi? Bose ndabakurikirana nkabona ari byiza nk'ibyo bakora, n'aba basanzwe nyine tu. Ni benshi cyane. None se okay, so nta kibazo, reka dukomeze ndaza kuri cutting. No problem. Muri rusange gira icyo ubwira abanyarwanda badukurikiye. Urabona ko uyu munsi twagusuye nk'umukinnyi wa comedy, I mean wenda ese hari video wawe ugiye gukora muri no miss cyangwa wenda ntayihari? Irahari. Video irahari. Ugiye gukina video so muri no miss uyu munsi cyangwa ejo? Uyu munsi n'ejo ndazifite kuko ibintu mba mbifite ndi challenge mu mutwe. Yego. Ndumva ari fresh sha. No mbifite ngewe ntari wasi. Rero wavuze imbogamizi uhura nazo muri sinema, so wese wakina support muri rusange. Ndizera ko